Wakoze cyane Theo. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ashimwe. Hallelujah. Amen. I'm so happy today to share with you the word of God. Ndanezerewe cyane gutangira namwe ijambo ry'Imana. Let's pray before we go into the word of God. Father, we thank you for this time. Mwami turagushimira uyu mwanya. We thank you for everybody in this chapel or in this church, Lord. Turagushimira buri muntu wese uri hano hantu mu rusengero. Thank you for bringing them into your house. Turagushimira ko wabazanye mwami Imana mu rusengero. Thank you for giving them the spirit of loving you, Lord. Turagushimira umwuka wabahaye wo kugukunda. And I thank you for the strength that you have given them to praise you and glorify your name. Turagushimira mwami Imana igihe waduhaye cyo kuza kugushimira no kuguha icyubahiro. Lord, I pray that this time you will bless us with your word. Turasenga Mana ngo uyu munsi uduhe umugisha ku ijambo ryawe. And encourage us to have hope in you. Uduhe imbaraga zo kugira ngo tugendane nawe. As we wait for you to come back and take us to heaven, Lord. Mu gihe tugutegereje kugira ngo uzudutware tugende tubane nawe. In Jesus' name we pray. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Yeah, I'm excited to see all of you here. Ndanezerewe kubabona mwese hano. And please allow me to recognize the presence of my fellow pastors, Pastor Cedric and Reverend Raymond. Mufasha twakira abapasiteri turi kumwe nabo Cedric na Raymond. Thank you for being with us. May God bless you so much. Mwakoze kubana natwe Imana ibahe umugisha. Today I'm also excited to see some of my friends from Changugu, Aime and Patrick. Turanezerewe nanone kubona abantu twabanaga mu rusengero iCyangugu. Thank you for coming to be with us in this church. Mwakoze nanone kubana natwe hano. And I thank you all of you for coming. Turabashimiye namwe kuba mwaje mwese. Today we are going to talk about hope. Uyu munsi tugiye kuvuga ku byiringiro, especially hope in the coming of our Lord. Cyane cyane ibyiringiro kugaruka k'umwami wacu. We're going to study from the book of Isaiah and the book of Mark as they've read for us. Nkuko twasomye mu gitabo cya Yesaya no muri Mariko niho turi bwige. It is something very important to hope these days. Ni ikintu cy'ingenzi cyane mu kwiringira iyi minsi. We see Prophet Isaiah, he was also getting in this mood of getting more hope. Twabonye umuhanuzi Yesaya uburyo yajyaga muri ibi byiringiro cyane kwiringira Imana. In Isaiah chapter 64, muri Yesaya igice cya 64 verse 1 to 9, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 9 aho twasomye, we see there is anticipation, there is a desire for having hope of Christ coming back. Yari afite cyane kwifuza ibi byiringiro byo kubona umwami Imana agaruka. In this time Isaiah was praying to the Lord. Iki gihe Yesaya yari arimo arasenga Imana. It was a difficult time. Cyari igihe kigoye cyane. And I'm sure right now you can't say we are in good times. Kandi n'ubu ntago twavuga ngo turi mu gihe cyiza. The prophet Isaiah loved God and he always referred to God. Rero Yesaya umuhanuzi we yakundaga Imana kandi agahora ari we yiringira. In times of war he wanted God to come back and defeat his enemies. Mu gihe cy'intambara yifuzaga ko Imana yagaruka ikabana nabo. He was going back to the King of Kings. Yaragiye ku mwami w'abami. And in this prayer he starts with, oh how I wish you can come right now. Yavuze isengesho atangira ku gice cya murongo wa mbere ngo icyamugasatura ijuru ukamanuka. I wish you can come right now. Ndifuza icyamukaba waza none haka kanya. And with the coming of our Lord, it will not be a silent coming. Kandi ukugaruka k'umwami wacu ntago ari ukugaruka kuzaba gucecetse. Do not worry if you sleep too much. Ntugire impungenge niba usinzira cyane. When he comes, it will be very loud. Umunsi yaje azasakuza uzabyumva. The stars will be falling on mountain Kigali. Inyenyeri zizaba zigwa ku misozi ya Kigali. You will be hearing thunder in Gikondo. Muzumva imirabyo n'inkuba igikondo. You will be hearing his presence of his coming. Muzumva ukubaho kwe ko kuri kuza kuri ari kumanuka. Most of you know that Rwanda receives a lot of presidents.
Most of you know that our country receives a lot of presidents. murabizi ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyakira abaperezida benshi. We receive very big people in this country. Twakira abantu benshi bakomeye muri iki gihugu. And soon we shall be receiving the Queen in Rwanda. Mu minsi iri imbere tuzaba turi kwakira n'abamikazi mu gihugu cyacu. I tell you, they come here. Igihe bazaza hano mu Rwanda, Many people know that they come. Many people realize that they are in Kigali. abantu bose bazabimenya ko yaje yageze i Kigali. But in Cyangugu, some people may not know that the Queen is here. ariko i Cyangugu abantu benshi ntibazamenya ko umwamikazi yageze i Kigali. I know Amy and Patrick are here today. They can testify to that. Emi na Patrick barabizi, ntabwo barabizi ko icyo kintu ari cyo. If they are your friends, I don't know if they brought sambaza for us. Nizere ko batuzaniye isambaza z'i Cyangugu. But I tell you, when the Son of Man comes, when Jesus comes, we will not fail to know it. Ariko ndababwiza ukuri umwami Yesu naza ntabwo tuzananirwa kubimenya. And this is the God that Isaiah was praying to. Iyi rero niyo Mana Yesaya yasengaga. Come and defeat his enemies. Ngo ize irwanye abanzi be. I think right now we can say that come and defeat Corona. Ndasenga uyu munsi, ndatekereza ko uyu munsi twaba tuvuga ngo ngwino urwanye corona. Come and defeat our hunger. Ngwino urwanye Hunger, inzara. inzara. Come and defeat our joblessness. Ngwino urwanye ubushomeri. And we see that the nations will tremble at his presence. The nations will tremble at his presence. Amahanga azahinda umushitsi imbere ye. No one will despise him when he comes. Umunsi yaje nta muntu n'umwe uzananirwa kubimenya. Isaiah was praying that come and do the good things you've done for us before. Yesaya rero yarimo arasenga ngo ngwino mwami umanze ukora ibintu byiza muri twebwe. That Lord, you have saved us from mighty wars. Avuga ngo mwami watukijije mu ntambara zikomeye cyane. You have saved us from hunger and famine. Waradukijije mu nzara no mu bindi. Come back and give us these good things that we used to have. Ngwino wongere uduhe ibyiza wari waraduhaye mbere. I don't know what you're praying for in this season. Ntabwo nzi ikintu urimo urasengera iyi minsi. But God still does good things. Ariko Imana iracyakora ibintu byiza. It is your time to call on his name to come and bring back those good things. Ni igihe rero cyo kugira ngo duhamagare izina rye yongere iduhe bya bintu byiza. 2 years ago, I was saying the same prayer. Lord, come back and bring joy in our heart. Imyaka 2 ishize nari nasengaga iri sengesho ngo mwami garuka uduhe umunezero mu mitima yacu. I was going through a very difficult time. Nari ndimo ndaca mu bihe bikomeye cyane. Of course, together with my wife, we had lost our precious baby. Twembi twapfushije umwana wacu w'umuhungu. We prayed that, Lord, bring back the good times we had together. Tugasenga cyane ngo Mana ongera uzane ibihe byacu byiza. Bring hope to Wongera our uduhe family. ibyiringiro nka famiye. And Isaiah is saying that, bring hope to those who wait for you. Yesaya rero yarasengaga ngo uzane ibyiringiro kuri abo bakwizera. Most of you are servants of God. You are in the choir and you are in different services in the church. Abenshi muri mwebwe muri abakozi b'Imana muri korali mugakora imirimo itandukanye mu rusengero. And you want the Lord to come and manifest himself to you. Kandi murashaka ko Imana izikabigaragariza mu buzima bwanyu. Pray like Isaiah. Dusenge nka Yesaya. And Lord will reveal himself. Imana izigaragaza muri twebwe. And he's saying, come and meet those who have done joyful works of righteousness. Aravuga ngo ngwino wongere wigaragarize babandi bakoze imirimo myiza y'umunezero. That even in our sin, no mu byaha byacu, we are tired of sinning. Turananirwa, turarambirwa gukora ibyaha. Last night when I was preparing this sermon, I was almost crying. Mwijoro ubwo nateguraga iyi message nari ndimo ndarira. I remember every day the devil tests us. Ntekereza uburyo Satani buri munsi adugerageza. Every day the devil wants us to go out of God's way. Buri gihe Satani ashaka ko tujya kure y'Imana. Every day we fall into sin.
buri munsi tugaca mu byaha tukisanga twagiye mu byaha, but do not give up to sin. ariko ntibizaguca intege. Isaiah was praying that, Lord, come and take me out of this situation of sinning. Rero Yesaya umuhanuzi yarasenga ngo Mana ngwino umvane muri izi nzira zo gukora ibyaha. Because when we sin, we make God angry. Kubera iyo dukoze ibyaha Imana irababara cyane. And Isaiah is saying, come and save us. Rero Yesaya umuhanuzi aravuga ngo Mwami ngwino dukize. As we prepare for the second coming of our Lord, ubwo turi kwitegura rero kugaruka kwa kabiri k'Umwami Imana, in verse 6 you see Isaiah is encouraging us that we should confess our sins. umuhanuzi Yesaya mu gice cya mu murongo wa 6 aradutera inkunga ngo tujye twatura ibyaha byacu. If you can please read for us verse 6. Dusoma umurongo wa 6. Aravuga ngo ntawambaza izina ryawe, ntawibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. Yes. Umurongo wa 7, ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Uwiteka wirakara cyane bikabije, we guhora wibuka gukiranirwa kwacu iteka ryose, turakwinginze witegereze, twese turi abantu bawe. Let us continue in this mood, telling our Lord that we are his people. Dukomereze rero muri iki cyanditswe tubwira Imana ngo turi abantu bawe, pleading with him, tuyinginga, going back to him. tugaruka imbere yayo. He is the only one who can save us. Niyo Mana yonyine ishobora kudukiza, We kudutabara. cannot save ourselves. Ntago dushobora kwitabara. You are our Father. Ni Imana yacu. We are the clay and you are the potter. Uri umubumbyi, turi ibumba. We are the work of your hand. Turi umurimo w'intoki zawe. As the clay, it's God who molds us to be who he wants us to be. Nk'ibumba rero ni Imana itubumba kugira ngo tube icyo Imana ishaka ko tuba. We can try on our own. Dushobora kwigeragereza twebwe ku bwacu. Yes, we will do some things very well. Nibyo rwose hari ibyo twakora neza. But it's only God who will make us perfect. Ariko ni Imana yonyine ishobora gutuma tubikora neza He is kurushaho. a father. Ni data wa twese. And as a father, he's the one who knows what the child wants. Kandi nk'umubyeyi nka data ni uzi ibyo umwana akeneye. And as children, sometimes we stray away. Rero twe nk'abana kenshi turatana. And we want the Lord to be our God. Ariko turashaka ngo Imana ibe Imana yacu. To continue to have that mercy on our lives. Kugira ngo twongere tugirirwe bwa buntu ku buzima bwacu. As we become stubborn and buri gihe nubwo tujya dukubagana tugateshuka, he is still our Father. Aracyari Imana yacu. But if you run away from your Father, ariko nujya kure ya data wawe, you will miss the opportunity of being perfected. Uzabura ya mahirwe yo kongera kwezwa no kwiboneza kumera neza. Because he has that ability. Kubera afite ubwo bushobozi. When we plead with him. Iyo tumwinginga. And we continue. Let us continue to ask for the grace of God not to be angry with us. Reka dukomeze rero dusaba ubuntu bw'Imana kugira ngo yere kuturakarira. Sin always messes up our world. Gukora ibyaha buri gihe byangiza isi yacu. Sin always takes us far away from God. Gukora ibyaha bituma buri gihe tujya kure y'Imana. But what we need is to be closer to our God. Ariko ikintu dukeneye ni gukomeza turi imbere y'Imana. When God comes back, when Jesus comes back, you don't want to be far away from him. Yesu rero nagaruka ntago dushaka kuzaba turi kure ye. We want to be close to our God. Turashaka kuhora turi imbere y'Imana. And when he comes, the suffering will go. Kandi Yesu nagaruka imibabaro yose izagenda. We've read that he will come during the suffering time. Twasomye muri Mariko ngo azaza mu bihe bigoye bibabaye by'umubabaro. During tribulation times. Mu gihe cyo kugeragezwa. Times of confusion. Mu gihe cyo gucanganyikirwa kwinshi. Do not be lost in the confusion days. Reka rero twere gutakarira muri iki gihe
gucanganyikirwa kw'isi. Do not be lost in the times of little hope. Reka twere gutakarira muri iki gihe cyo kubyiringirwa bito cyane. But let us remain and be close to our God. Ahubwo reka dukomeze tube hafi y'Imana. Because when he comes, Kubera nagaruka, the suffering will end. umubabaro wose duca muzashira. When he comes, Nagaruka, things will change. ibintu byose bizahinduka. Are you ready for that change? Ese muriteguye izo mpinduka? Are you preparing yourself for the change to come? Ese muri kubitegura uko kugaruka kw'Imana? Do not surrender into this time of despair. Reka twere kwitakaza cyangwa se ngo tubivemo ducika intege muri iki gihe cyo guhangayika. And we see in the book of Mark chapter 13, Twabonye no muri Mariko igice cya 13, Jesus foretells his second coming. Yesu yararimo aravuga kugaruka kwe kwa kabiri. We see the Bible says the Son of Man will come with great power and glory. Bibiri iravuga ngo umwana w'Imana azagarukana imbaraga n'icyubahiro. And his angels will gather his chosen ones from all over the world. Kandi abamarayika be bazashira hamwe, bazabumbira hamwe abahamagawe n'Imana. His chosen ones will be gathered by angels. Abahamagawe bose bazahamagarwa, bazahurira hamwe n'abamarayika bazabahuza hamwe. When Jesus is coming, Yesu nagaruka, when Jesus comes, igihe Yesu azagaruka, angels will be looking for you. umumarayika azaba ari harakureba. Even if you will be in the farthest part of the country, Naho waba uri ahantu kure cyane mu you gihugu, might be in another nation, uzaba wenda uri mu kindi gihugu, you might be even hiding somewhere because of fear. uzaba wenda wihisha ahantu kubera ubwoba, But the angel of God will come to look for you ariko umumarayika w'Imana azaza kugufata, and come and kugushaka, handpick you agufate, and take you to be with him, akuzane kuba hamwe na Yesu, to be with the Lord Jesus Christ. kuba hamwe na Yesu. Are you among those that the angels will be looking for? Ese uri muri abo ngabo abamarayika bazaba barimo barashakisha? He says his chosen ones. Bibiri iravuga ngo aba ngaba bahamagawe. You know how to be a chosen one of the Lord. Urabizi uburyo guhamarwarwa bigenda mu Mana? Do you know how to be chosen of the Lord? Ese wabuze uburyo guhamagarwa bigenda? If you accept that the Lord Jesus is your Lord and Savior, Niwemera ko Yesu Kristo ari umwami wawe, and repent of your sins, ukihana ibyaha byawe, the angels will come looking for you when Jesus comes. abamarayika bazaza kugushaka igihe Yesu azagaruka. It is not very far. Ntago ari kera, We do not know the time and day, ntago tuzi umunsi n'isaha, even the hour, n'isaha, but he will surely come. ariko uko biri kose azagaruka. The Bible says that we will know the signs of the coming of Jesus. Bibiri iravuga ngo tuzamenya ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Jesus, our hope. Yesu ibyiringiro byacu. We have to remain hoping that Jesus will come for us. Tugomba gukomeza twiringiye ko Yesu azagaruka. But hope also has some conditions. Ariko ibyiringiro nabyo bigira kondisiyo. But all hope goes with three things. Ibyiringiro bigendana n'ibintu bitatu. Hope waits. Ibyiringiro birategereza. You cannot have hope when you're not waiting. Ntabwo ushobora kugira ibyiringiro udategereje. Secondly, hope trusts. Icya kabiri, ibyiringiro birizera. If you do not have trust, you cannot have hope. Igihe udafite kwizera ntabwo ushobora kugira ibyiringiro. And also hope repents. Icya gatatu, ibyiringiro birihana. You cannot have hope when you are continuing to rebel against God. Ntabwo ushobora kugira ibyiringiro igihe ushobora kwinangira ku You Mana. have to repent for your hope to be fulfilled. Ugomba gukomeza wihana kugira ngo ibyiringiro byawe byuzuzwe. Otherwise, your hope will be useless. Naho ubundi ibyiringiro byawe bizaba ntacyo bimaze. If you have not repented of your sin, Niba rero warihanye ibyaha byawe, the angels they mention here that will come to look for you, abamarayika bavuze muri ibyo byanditswe bazaza kukureba, they will not find you. Niba utarihana ntabwo bazakubona. Sin will separate you from the angels. Ibyaha bizatuma abamarayika batakubona, bizatuma bajya kure yaho.
Let us continue to have hope reka dukomeze kugira ibyiringiro in those three aspects I've mentioned. muri ibyo bintu bitatu tumaze kuvuga. What is our duty? Ese akazi kacu ni akahe? We have to watch and pray. Tugomba kuba maso tugasenga. We have to be awake. Tugomba kuba turi maso. We have to be alert. Tugomba kuba twiteguye. Amen. Amen. When Jesus comes, he should not find us comfortable in sin. Igihe Yesu azaza ntabwo agomba kuzadusanga tunezerewe turyohewe n'ibyaha Or sleeping in sin. cyangwa se twabiryamyemo muri ibyo byaha. We have to be awake. Tugomba kuba turi maso. When he comes, he wants us to find us. He wants to find us in peace. Igihe azagaruka ashaka kudusanga turi mu mahoro. Without any spots of sin. Nta kintu na kimwe cy'ikizinga kitugaragaraho. He wants to come and find us blameless. Agomba kudusanga tudafite urwikekwe. So let us remain awake. Reka rero tube turi maso. In my daily life, I work a lot. Mu minsi ye arakora cyane. I work during the day, and most nights I work in the night also. Arakora cyane umunsi na nijoro akamara igihe kinini ari gukora. I think most of the nights I wake up at 2 a.m. Akenshi nijoro abyuka saa 8 za mu gitondo. Or sometimes at 3 a.m. cyangwa se saa 9 za mu gatondo. When I wake up, I pray and I do my work. Buri gihe yabyutse rero ayo masaha arasenga ubundi agakora akazi ke. Let us use our time productively. Reka rero amasaha Imana yaduhaye tuyakoreshe iby'umumaro. Most of you, you're very strong and you're very energetic. Abenshi muri twebwe dufite imbaraga turacyara urubyiruko. We can use this same sense of not sleeping on the time that we have. Tugomba rero gukoresha n'ubundi ubu buryo Imana yaduhaye tudasinzira mu buryo bw'umwuka. Let us be able to use this time to repent and go back to our God. Reka dukoreshe umwanya Imana yaduhaye twihane hanyuma dusubire imbere y'Imana. Let us be on guard. Reka tube ku ruhande rw'Imana. Our Jesus will surely come. Kubera umwami Yesu n'ukuri azagaruka. You do not know the time. Ntago tuzi igihe. The day, the hour, you won't know. You don't know now. Ntitwamenya isaha n'umunsi ariko ntago twabimenya aka kanya. But he will come. Ariko azagaruka. And you will not fail to know. Kandi ntago azananirwa kumenya. Do not regret. Ntuzaregrete kwicuza. When he comes and you remain behind. Igihe azabaje ukisanga wasigaye inyuma. But most of all, in this time, let us continue to stir our faith and hope. Ariko igihe nk'iki ngiki dufite reka twongere twubake kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu. Some people may tell you that your God is not coming. You've been talking about him for a long time. Abantu benshi bazakubwira ngo iyo Mana yanyu ntizaza mwarayitegereje igihe cyose. Do not listen to those voices. Ndabinginze ntimuzumva ayo majwi. Let your hope be strong that your God is coming to take you to be with himself. Reka ibyiringiro byawe bikomere cyane wiringire ko Imana igiye kuza kugutwara kubana nayo. And he will surely come for us. Kandi n'ukuri azaza kudutwara. Amen. Amen. Let's pray together as I conclude. Reka dusenge hamwe hama dusoze. Dear Lord, we thank you for this time. Mwami turagushimira aka kanya. We thank you for the hope that you give. Turagushimira mwami ibyiringiro utanga. Lord, we pray that you will increase our faith, Lord. Turasenga ngo wagure kwizera kwacu. To go beyond even the lies of the devil. Kugira ngo turenge ibibesho bya Satani. Increase our strength in you. Wongere kwizera ibyiringiro muri twebwe. We cannot do it ourselves, Lord. Ntabwo dushobora kubikora twenyine mwami. But your spirit can lead us to your mighty Father. Ariko umwuka wawe ashobora kutuyobora. And give us strength to hope in you. Akaduha imbaraga zo kongera kugira ibyiringiro muri wowe. And not give up on you, Lord. Twere gucika intege dusubira inyuma mwami. In Jesus' name we pray. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen. God bless you so much. Imana ibahe umugisha.